bantu banjye mumeze neza hano bari dufasha nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None aha rero REB imaze kubishyira ahagaragara rwose scholarship cyangwa se itangazo rusange rireba abarimu bose bafite aho bahuriye na leta, bakorana na leta, ko hari imyanya yose igera kuri ku bantu 300 bazahabwa Buruse bakajya kwiga muri University of Rwanda mu ishami rya education, muri college ya education. Muhawe kaze rero katurinyuzemo amaso twirukanka cyane n'utangazo. Aya mahirwe turebe se ni bandagenewe nize faculty zirimo bagiye gutangira mu mahirwe yo kwiga kuri scholarship. Abo bantu 300 ni biki bisabwa eligibility criteria ku bashaka kwa applyinga, byose tubirebere hamwe muri ritangazo. No gambira ugeze kuri YouTube channel kubwire ngo iyi channel ni uburezi, akazi na technology byose bari ibyawe, kandi subscribe ufungure zigera tuye tubana igihe cyose. Scholarship opportunities for in service teachers wishing to study at the University of Rwanda College of Education. The REB in collaboration with higher education counts in informing the public that is following. Bavuga ngo REB na HEC ku bufatanye na HEC iramenyesha ko hari imyanya 300 cyangwa se scholarship, amahirwe agera kuzaha abantu 300 muri in service teachers in public and government aided. Kuvuga ngo ku bantu bakorera leta, acha bafite aho bahurira abarimu bafite aho bahurira na leta, ko hari amahirwe yo kwiga muri undergraduate, muri childhood education, special needs education, science with education, language with education and educational psychology. Nizo zirimo ziraboneka. Noneho ngo izo scholarship ziraboneka muri mwaka 2026-2027. Urumvikana ko n'iki gihe turi kujyamo, and are specifically for studying at the University of Rwanda College of Education. Vuga ngo aha umuntu aziga nyine ni muri University of Rwanda muri college ya education. Katurebe rero eligibility criteria cyangwa se ibisabwa. Kuvuga ngo harimo being Rwandan citizen by nationality, kubura umunyarwanda bigaragazwa n'ubwene gihugu, ngo birumvikana nyine ngomba kuvutiranga muntu. Being not more than 35 years old, kubutarije imyaka 35, having high school certificate AD in education, kuba ufite AD muri education, ubwo ndavuga wararanje senior 6 muri education, being certified teacher with AD qualification in other combination, kuba ufite certificate ifite ihuriye n'ibintu bya education mu zindi combination nta kibazo. Having diploma, kuba ufite wenda A1 muri education, having recognized the equivalent for qualification obtained from foreign institution, kuba ufite equivalent itangwa na NESA yaravuye muri mu hanze y'igihugu. Having at least 3 years of experience in teaching positions relevant to his or her level or qualification, kuba nibura ufite uburame bw'imyaka 3 wigisha kuri mwanya. Having not been previously suspended for period not exceeding 3 months, kuba utarigeze uhagarikwa mu kazi nibura igihe kiri hejuru y'amezi 3. Abaplayinga barasabwa kohereza document zabo zikurikira: copy of high school certificate, uvango copy ya diploma yawe cyangwa se diploma niba ari A1, nibwo dikora diploma igomba kuba yaratanzwe nyine na university wizemo, irimo na program wize. Kabiri, academic transcript yawe cyangwa se result slip igaragaza grade wagize
cyangwa se nyine amanota wagize. Then primary teacher professional certificate training for certified in service teacher from nani TTC combination. Noneho ikindi ni certificate uhabwa nk'umwarimu igihe utize TTC. Ikindi copy of appointment letter, copy ya appointment letter yawe, original copy of performance evaluation. Ikindi cy'ingenzi ni ikihera gusa iyo original copy of performance evaluation igomba kuba iriho signature iriho na kashe y'umwarimu ku karere cyangwa se n'abandi babiherewe uburenganzira cyangwa se na nyiri ikigo. Ubwo rero abujuje ibisabwa turasabwa kugira ute kohereza tunyuze hano kuri ino link bashyizeho hano, ndayibaha muri comment yitwa TMIS cyangwa se Teaching Management and Information System ya REB. Hasigaye tukagira ute tugasoza application zacu tukareba ko twabona iki scholarship cyangwa se amahirwe. Rero nababwira ngo mwitwabanye muri iyi video. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde.